Wakanda forever! Wakanda forever! Dore byose ugomba kumenya kuri filime y'akataraboneka Black Panther 2018. Baba? Yes, my son. Tell me a story. Which one? The story of home. Mu binyejana byatambutse, ibuye rinini ry'agaciro gakomeye cyane kurusha andi ku isi rigizwe na vibranium ryisekuye ku mugabane wa Afurika. Ubwami butanu bwo muri Afurika butangira kurwana kubera iryo buye rya vibranium. Kugeza ubwo umwe mu barwanyi afashe icyatsi gifite ishusho y'umutima cyandujwe na vibranium, arakirya bimuha imbaraga z'akataraboneka. Ahita aba Black Panther wa mbere, ahuza abami bane mu bami batanu bakora igihugu kimwe cyiswe Wakanda. The warrior became king and the first Black Panther, the protector of Wakanda. Uko iminsi yagiye itambuka, Wakanda yagiye izamuka mu ikoranabuhanga, kandi ari nako bagenda bihisha ku bindi bihugu, kugeza ubwo Wakanda yabaye igihugu kiri ukwacyo ku isi kitagaragara. Ubwo yakoraga muri Oakland muri leta ya California mu ntangiriro z'ikinyejana cya 20, igikomangoma Njobu yumvise ko kwiheza ku bindi bihugu kwa Wakanda byaba byarangirije byinshi kurusha kuzana ibyiza. Nuko yiyemeza guhishurira amabanga abandi bakomoka muri Afurika hirya no hino ku isi kugira bibashe kubafasha kurwanya ababakandamizaga. Njobu akorana n'umucuruzi ukora ku buryo butemewe Ulysses Crow kugira yinjire muri Wakanda yibe kuri vibranium. Mu mwaka w'1992 umwami T'Chaka amenya imigambi y'umuvandimwe we, atera Njobu, nuko Njobu akagira umujinya mwinshi agashaka kwica inshuti yikomeye Zuri. Leave him. You were Wakandan this whole time? How could you lie to me like... Down. Mu kurwana ku nshuti ye Zuri, umwami T'Chaka yica Njobu. Nuko agata umwana wa Njobu Eric mu rwego rwo kugira hatazagira umuntu wo muri Wakanda umenya ibyabaye. Nyuma y'uko umwami T'Chaka apfiriye mu maboko ya Harumatuzemu, umuhungu we T'Challa asubira muri Wakanda kugira ajye ku ngoma. Nyuma yo gukorana na Okoye, umukuru w'indwanyi z'abagore Dara Mirage, bajya gushaka umukunzi we wa mbere Ex-Lover Nakia mu ishyamba ryitwa Sambisa mu gihugu cya Nigeria. Yahuye na nyina umwamikazi Ramonda ndetse na mushiki we muto igikomangomakazi Shuri. Uyu akaba umuhanga ukomeye cyane mu koranabuhanga mu gihugu cya Wakanda. Mu birori byo kumwakira yarwanye na Mbaku, umukuru wa bwami bwa gatanu abo mu misozi Jabari. Mbaku! Bombi bagiye mu mirwano ijyanye n'imihango, nuko T'Challa aramutsinda, nuko umwami mushya nibwo yasize Mbaku ari muzima. Wakanda forever! Wakanda forever! Muri London, agatsiko kayobowe na Ulysses Crow kandi harimo n'uwahoze mu ndwanyi za Amerika Eric Stevens aka Killmonger, bibishoka ya kera yo muri Wakanda ikozwe muri vibranium, bakayiba mu nzu ndangamurage. Ubwibwami bamenye ko Crow yakandagiye mu kubutaka bwa Korea y'Amajyepfo. Inshuti ya T'Challa Wakapi wabuze ababyeyi we kubera ibyo bikorwa yasabye ko yazanwa mu butabera. T'Challa, Okoye na Nakia bapanga kujya kuburizamo umugambi wa Korea muri kasino iherereye Busan, aho yagombaga kugurishiriza ishoka n'umuntu utazwi. Gusa umugambi ntiwabahiriye ubwo T'Challa yasangaga umugozi muri
iyo casino ari agent wa CIA Everett Ross, kuko Crow akeka ko yari umugambi bari bamuteze. Umugambi wagenze nabi cyane urangwa n'imirwano, nuko impanuka yatumye Crow ashyirwa hasi arafatwa. Mu gihe bareba ibijyanye na CIA, Crow yakijijwe na Killmonger. Ross yakomeretse cyane kubera gutabara Nakia mu gitero aho gukurikirana Crow. T'Challa yatwaye Ross muri Wakanda aho mushiki we Shuri agomba gukoresha ikoranabuhanga mu gukiza ubuzima bwe. Killmonger yica Crow, nuko agatwara umurambo we muri Wakanda, akigaragariza ab'ibwami ko ari umuhungu wa Njobu, ndetse akiyemeza kurwana na T'Challa ngo utsinda aba ari wuba umwami. Ungubani indingu injadaka unyaneka Njobu. Killmonger atsinda T'Challa mu mirwano y'ibwami, nuko akamuta mu isumo. Just so I could kill you. Nyuma yo kunywa heart-shaped herb kugira agire ingufu za Black Panther, Killmonger akomeza umugambi wa se, nuko agategura intwaro za Wakanda ngo zihabwe abantu bakorana na Wakanda hirya no hino ku isi. Nakia, Shuri, Ross ndetse na nyina wa T'Challa Ramonda bahungira mu misozi gusaba ubufasha Jabari, nuko bagasanga ko abarwanyi ba Mbaku babonye kandi bari kuvura T'Challa. Mu gukizwa na cya cyatsi cyari gifite ishusho y'umutima kibwe na Nakia, T'Challa agaruka Wakanda ngo batangire bundi bushya imirwano ye ya Killmonger yo kureba uwegukana ingoma, kubera bitari biremezwa burundu kubera T'Challa atari yarapfuye cyangwa ngo yeguzwe. Mu gihe Killmonger yanze ubufatanye, kuba umwami kwe byateshejwe agaciro, nuko Okoye na Dara Milaje baramuhindukirana. Abi, the challenge is not complete. Gusa Killmonger kuri ubu yambaye umwambaro wa Black Panther, nuko akomeza kwanga kwemera hamwe n'abarinzi b'imipaka. Mu gihe Shuri, Nakia na Jabari bari kurwanya Mukapi, Ross arimo gutwara indege iyoborwa na Shuri ngo arase indege ziri gushaka kwambukiranya imipaka. Intambara ntimeze neza ku ruhande rwa T'Challa kugeza ubwo Mbaku ndetse n'abandi bagize Jabari bahageze baje kumufasha, nuko bahindukirana babarwanyaga. Umurwano wa T'Challa na Killmonger wabatwaye mu kirombe cya Vibranium, aho ibyuma rukuruzi bigenda bica intege imyambaro yabo. Igihe Killmonger amaze gufatwa, T'Challa atera inkota umwishywa we. T'Challa atwara Killmonger ngo ajye kureba aho izuba rya Wakanda rirenga, anashaka uburyo yamuvura. Gusa Killmonger aza gusanga n'ubundi nakira azafungwa cyangwa akajyanwa mu butabera, agahitamo kuyo yapfa, nuko agakura inkota mu gituza cye agapfa. Hamwe n'iyo nsinzi, T'Challa asubirana ubwami, nuko Mbaku agahabwa intebe ibwami gahagararira agace kabo mu rwego rwo kumushimira. Mu kwanga kwikura ku bihugu ko abandi bami bagiye babaho, T'Challa ashyiraho ambasade muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika iyobowe na Nakia ndetse na Shuri. Nyuma T'Challa agaragara imbere y'inama y'ubumwe bw'ibihugu agaragaza ubudasa bwa Wakanda ku bindi bihugu. Wakanda will no longer watch from the shadows. We cannot
We must not. We will work to be an example of how we as brothers and sisters on this earth should treat each other. Now more than ever.